Muraho neza nkuko bisanzwe turacyari kuri Go and Study Scholarship nkuko tugenda tubageza ama updates available opportunities. Turi timu ngari tuba tubafitiye byinshi, tumaze gufasha benshi berekeza mu makaminuza atandukanye yo mu Rwanda ndetse no hanze. Rero turacyakomeje kubafasha nka timu ngari dukorana buri munsi umunsi ku wundi, tugenda tubagezaho ama scholarship atandukanye ndetse tubafasha no mu application menshi cyane. Mu Rwanda twarabafashije muri University of Rwanda, muri NES twarabafashije, muri Catholic University aho naho twarabafashije, muri Kibogora naho ntitwatanzwe, aho ngaho naho twarabafashije kugira ngo academic process zanyu zigende neza. Rero nta kindi twiyemeje nka Go and Study Scholarship, twiyemeje ibyo bintu kugira ngo tubafashe umunsi ku munsi kugira ngo academic process zanyu zizagende neza. Rero nk'aka kanya twaba tugiye kubagezaho available scholarships ushobora gusanga muri Afurika zi open uyu munsi. Hari ama scholarship menshi ari open ariko amwe agenda agera ku musozo. Rero niyo mpamvu twafashe uyu munsi kugira ngo tubaganirize cyangwa tubibutse ama scholarship ari available kugira ngo nawe uba wagerageza amahirwe yawe aho uherereye mu Rwanda kugira ngo inzozi zawe zizagerweho. Nka Go and Study Scholarship twiyemeje kujya tubagezaho ama updates atandukanye cyane cyane mu gisata cy'uburezi kugira ngo ntuzacikwe, utazavuga ngo wabuze amahirwe, wabuze university yo kwigamo kandi ufite telefone. Ushobora kujya kuri YouTube channel yacu ya Go and Study Scholarship ukareba ama video, ukareba opportunities tuba twagiye tubaterekeraho kugira ngo mube mwayareba mweneroring amasomo yanyu muri universities zitandukanye ndetse n'ibindi byinshi, aho tugenda tubabwira gake gake umunsi ku munsi kugira ngo bibafashe. Rero hano hari ama universities menshi cyangwa ama scholarship are available muri Afurika. Ya mbere hano tugiye guheraho, turaza kuvuga kuri nyinshi ariko hano hari izihari ziri open mw'uko kwezi. Murabona ko turi mw'uko kwezi gushyashya, rero ni ngombwa ko umenya scholarship zihari kugira ngo nawe bigufashe kuba wakora application yawe bitewe n'icyo wifuza. University ya mbere cyangwa scholarship ya mbere ihari ni scholarship ya ARU irimo gukorwa, ikaba hashize iminsi ifunguye, abantu benshi bamaze kuyikoramo application zitandukanye. Rero iyi ngiyi ikaba iri kugenda igana ku musozo ariko iracyari open. Hano ARU University cyangwa icyo bakunze kwita Africa Leadership University ifatanyije na Mastercard Foundation, hano ikaba itanga scholarship nziza cyane. Hano hari amashami atandukanye bagenda batangamo scholarship. Hano twavuga Bachelor in Entrepreneurial Leadership, Bachelor in Entrepreneurial Leadership. Anga akaba ari scholarship ya mbere batanga mu gisata cya Entrepreneurial Leadership. Ndetse hano bakaba bagenda berekana n'indi faculty batangamo scholarship ariyo bita Software Engineering. Ahangaha ni ibijyanye na technology. Hano rero ARU ikaba igenda itangamo scholarship muri Software Engineering. Endi ya gatatu barimo gutangamo scholarship ni International Business and Trade. Hano no ubucuruzi mpuzamahanga cyangwa ama business mpuzamahanga ndetse n'ubucuruzi butandukanye. Hano barabyigisha bakabahereza amasomo ariko kuri scholarship under Mastercard Foundation. Hano Mastercard Foundation ni umuryango udasanzwe utanga ama scholarship, umaze gufasha benshi cyane muri University Rwanda. Yujemo ubasangamo ahantu henshi hatandukanye, ubasangamo muri ARU. Rero na ARU izi ngizi ni faculty eshatu ushobora kubonamo scholarship mu gihe wakoze application yawe neza ikaba yagera ku musozo. Rero mukomeze mukore application kugira ngo amahirwe ntazabacike, mutazavuga ngo mwabuze aho mwakwiga kandi hano hari scholarship. Rero hano ARU ifitemo application close fast enough
ubwo nibwo iza closinga. Hano bakaba barimo intake ebyiri, January intake and May intake. Urumva ko rero amarembo aracyafunguye, ntucikanwe rwose. Rero hari n'indi scholarship hano twabakoreyeho video, numva mwarayibonye mwese, iyo bita WA Foundation twarabasobanuye tubabwira uko bimeze. Hano ikaba itanga scholarship ku bagore ndetse n'abakobwa bari muri kaminuza, batangiye kaminuza cyangwa bari mu nzira zo kuyitangira, ariko bakaba baramaze kubona acceptance letter ndetse na proof of registration. Hano nk'uko twababwiye, hano bakaba bafasha abantu bari mu gice cya STEM. Hano ni science, technology, engineering and mathematics. Hano niho bagenda batanga scholarship. Hano twababwiye ubwo umuntu wisanga muri sciences, wisanga muri technology, ubwo ni IT information technology ndetse n'indi part yerekeranye na technology, abantu bisanga muri engineering ndetse no mu mibare. Aho hantu hose hano WA Foundation nayo ntiyatanzwe, hano naho igenda itangamo scholarship nziza cyane, scholarship nziza rwose ziryoshye ku bagore ndetse n'abakobwa. Rero nimucikwe iyi scholarship, ntibacika rwose. Ndetse hano hari n'indi scholarship ya gatatu iri open kugeza uyu munsi. Hano niyo bita iyi scholarship ikaba itangwa na University of Dundee, undergraduate scholarship for African students. Hano ikaba itanga scholarship for students domiciled in African applying. Hano ikaba itanga ama scholarship ahantu heza cyane, ariko mene ikaba itanga mu faculty atandukanye, ariko ukuyemo medicine, dentist, nursing and health sciences. Rero iyi ngiyi nayo akaba ari indi scholarship ya University of Dundee. Ushobora kubonamo scholarship yawe. Aya ni amafaculty, izi ngizi ni faculties bagenda batangamo scholarship. Rero ni byiza ko udakwiriye gucikwa, ahubwo ugakomeza ugacana ku maso kugira ngo aya mahirwe ataza kugucika. University of Dundee iyi ngiyi nayo ikaba itanga scholarship. Hano hari amafaculty azwi cyane muri undergraduate: business management, bachelors, computer science. Hano nabo bakaba bariyo law, mu mategeko, mathematics and even in psychology. Hano ni ama scholarship bagenda bata, aho ngo niho bashobora gutanga scholarship nziza cyane. Ndetse hano ku bantu ba postgraduate, abantu bafite bachelor's degree, ushobora gusangamo accounting and finance, business analytics, computer science na law cyangwa se muri psychology. Aho hose ukaba ushobora kubonamo scholarship. Iyi rero iyo akaba ari indi university nziza cyane rwose, udakwiriye gucikwa nayo, ahubwo ukaba wakoramo application kugira ngo ube wabasha kugera ku nzozi zawe binyuze muri Go and Study Scholarship, uko twiyemeje kujya tubagezaho ama available opportunities kugira ngo mubashe gupesinga mube mwagera ku nzozi zanyu. Rero hano twari twababwiye ko turababwira ama kaminuza afunguye cyangwa scholarship zihari, ndetse twe tumaze kubabwira iyi Dundee University of Dundee nayo ikaba scholarship ku ma faculties twamaze kubabwira. Ndetse hano hakaba ari indi university bita University of Birmingham. University of Birmingham niyo mu Bwongereza, murabyumva neza cyane kari University of Birmingham, ariko hano ikaba itanga scholarship binyuze mu cyo bita Africa Higher Flyers Undergraduate Scholarship. Urumva ko itera inkunga students from Africa. Rero ni byiza ko iyi ngiyi nayo ntigucike, binyuze mu cyo bita Africa Higher Flyers Undergraduate Scholarship. Hanga bakaba batanga scholarship mu bice bitandukanye. Hano bakaba batanga ama scholarship muri faculty zose, ariko ukuyemo medicine, surgery,
dental surgery, ubwo ni medicinal surgery ndetse na dental surgery. Izindi zose zisigaye zisanzwe bakaba batangamo iki, bakaba batangamo scholarship. Rero aho ni byiza ko aya mahirwe atagucika, ahubwo ugomba gufungura amaso ukareba ibinyuzwa kuri Go and Study Scholarship kugira ngo ube wabasha kubona ayo mahirwe. Then indi university itanga scholarship ni EX. Murayibona EX, iyi nayo ikaba itanga University Essex .sc. hano nayo ikaba ifitemo ikaba itanga scholarship nziza cyane rwose. Rero naho ntabwo ukwiriye gucikwa. ni University of Essex Africa Region Scholarship. iyi ngiyi nayo ikaba iri mu maboko ya University yo mu Bwongereza bita University of Essex, ariko ikaba itanga scholarship ku banyafurika binyuze mu cyo bita University of Essex Africa Region Scholarship. Rero ahangaha ntukwiriye gucikwa. ahangaha naho bakaba batanga scholarship mu mafakilite yose abaho. Medicine ushobora kuba wabonamo scholarship, ndetse nothing ushobora kuba wasangamo scholarship. Rero ni byiza ko uba mu ba mbere kugira ngo izi scholarship zitaza kugucika. no twasangamo icyiciro accounting, acting and producing, stage and stage management. hano bagenda batangamo scholarship. art history naho bakaba batangamo scholarship. Biochemistry, biochemistry, business and management, biomedical sciences, biological sciences, ndetse computer science nabo bakaba batangamo scholarship. Creative writing, data analysis, dental hygiene ndetse n'izindi nyinshi. Rero aya akaba yari ama scholarship yo turi kubabwira ari open. wewe umunyeshuri wo mu Rwanda se cyangwa wo muri Africa, the student from the Africans, mushobora kuba mwabona mu scholarship kugira ngo byazabafasha. Rero twari turi kugenda tubabwira ama scholarship ari available cyane kugira ngo mukomeze mucane ku maso mwumve amakuru binyuze kuri Go and Study Scholarship, kugira ngo izi university zizabahereze scholarship nziza cyane. Komeze mubane natwe, komeze mutujye inyuma, tuzagenda tubafasha mu bintu byinshi bitandukanye kuko twamaze gufasha benshi. Rero ni byiza ko mutwegera tukabafasha intambwe ku yindi kugira ngo muzabashe kugera ku nzozi zanyu. Ariko amakuru nta handi yasanga ni muri Go and Study Scholarship. Mukomeze mubane natwe umunsi ku munsi muri videos zacu, mutwandikira kugira ngo tubasobanurire ibidasobanutse neza. Ni byiza icyo utazi urabaza kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Yari Go and Study Scholarship. Mukomeze mubane natwe, mutwegere tubafashe. nka wa foundation iracyarimo. murakoze cyane.